twongeye kubaha ikaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba ngira ngo ni kuwa kane tariki 26 mwese nizere ko mumeze neza, nizere ko mwiriwe neza. Channel ni yayindi ni Ihagume TV, ijwi ryo ntiryarende musanzwe mumenyereye. Nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo ukaza kugenda usobanukirwa neza ibyo uyu Muhozi yaje kuba atangaza kuri nyakubahwa cyangwa se kuri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wujuje imyaka 68 y'amavuko. Dukomeza no kugenda tumwifuriza isabukuru nziza. Ngira ngo uyu munsi ni nabwo uyu musaza cyangwa uyu mubyeyi wacu Paul Kagame yabonye izuba. Mu makuru rero mba ndi bukugezeho, urabizi ko amakuru aba ari update cyangwa se amakuru abagezweho ariyo nibandaho cyane. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhozi Kainerugaba yifurije isabukuru nziza perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wujuje imyaka 68 y'amavuko, amusabira kuzabaho n'indi myaka myinshi. Mu butumwa yahaye perezida yamusabye ko ubushuti buri hagati y'ibi bihugu byombi bukomeza ndetse bukarushaho gukomera. Ngira ngo mu minsi yatambutse, ubwo nashatse kuvuga imyaka, nibwo twigeze kumva hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda n'igihugu cya Uganda, harimo umwuka utari mwiza, ariko nyuma y'igihe runaka ibyo ngibyo bahise bareba uburyo babikemura. Ngira ngo kuri ubu ngubu inzira ni nyabagendwa kuri wowe ushaka kujya mu gihugu cya Uganda, cyangwa se ku muntu utuye mu gihugu cya Uganda ushaka kwizira kuri ubutaka bwacu bw'u Rwanda. Rwose inzira nakubwira ko aba ari nyabagendwa, amasaha 24 kuri 28 ni ubuhahirane. Ubwo bivuze ngo nabyo aba ari uko, ariko ntabwo tugiye kubabwira ngo mujye kuzanayo kanyanga, kubera ko murabizi ko itemewe aha ngaha ku butaka bw'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo ndi kugenda mwigezaho byinshi byagiye bigaragara, aho uyu mugabo muri kugenda mubona yaje kuba yifuriza isabukuru uyu nguyu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yakomeje agira ati, warakoze ku buyobozi bwawe budasanzwe bubereye icyitegererezo u Rwanda ukorera ndetse na Afurika yose muri rusange. Iyi mibanire, ubushuti n'ubufatanye biri hagati y'ibihugu byacu bikomeze, cyangwa se yashatse kuvuga ngo bukomeze, birambe kandi birusheho gukomera. Birumvikana iyo ibihugu bimeze neza, byanze bikunze n'ibijyanye n'imiyoborere uba usanga ari sawa cyane. Ubwo mu masaha ari imbere dushobora no kugenda tubona Yoweri Kaguta Museveni nawe yongeraho ibindi byiyongera kuri ibi ngibi biba byagiye bigaragazwa n'umuhungu we. Uyu akaba ari umugaba mukuru w'ahangaha muri iki gihugu cya Uganda. Ariko kandi nubwo mba nkugejeho aya makuru, urabizi ko mba nateye imboni nkareba no hakurya. Bwo ngira ngo nacyo ni igihugu twavuga ko ari igihugu tuba twegeranye. Ubwo ni igihugu nacyo cya Kongo, nabyo naho ndi kubona hari amakuru ariko havugirwa, kandi ni amakuru mashya rwose ntashobora kwihererana, kandi murabizi ko mbakunda, mba mbifuriza kuba mwabona ibyiza gusa. N'aya ni amakuru mukwiye kumenya cyane mwebwe musanzwe mubana nanjye. Nk'uko biri kugenda bigaragara rero ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 riyoboye igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, uyu nguyu ni Colonel Nanga. Uyu ngira ngo abantu benshi muramuzi, nkaho ibyo ngibyo bidahagije. Ngira ngo hamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga hagaragara amakuru avuga ko uyu nguyu yaba yarapfuye cyangwa se yaguye mu bitero bamaze igihe bagabwaho na leta ya Kongo, hakoreshejwe drone, indege itagira abapilote, ni indege y'intambara birumvikana. Ariko kandi uyu Colonel Nanga yagaragaye mu ruhame nyuma y'amakuru yabwiwe, cyangwa se nyuma y'amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yapfuye. Yavuze ko leta ya Kongo ikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara
ahangaha muri iki gihugu by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ibitero by'indege z'intambara zitagira abapilote drone ari uburyo leta ya Kongo yahisemo gukoresha muri iyi minsi irasa ahantu hatandukanye. AFC M23 igenzura cyane mu bice birimo abasivili, bivuze ngo hari abamaze iminsi babigenderamo, abadakuye mu byabo byanze bikunze intambara irabahitana, ibi bitero nuko nyine babigwamo. Ni nayo mpamvu rero abangaba bahise bakora icyo twavuga ko ari nk'inama igitaraganya. Ibyo bitero rero bikomeye by'ingabo za leta ya Congo FARDC birimo icyagabwe ku birindiro bya AFC M23 ahitwa Busika hafi y'agace ka Kashebele muri Warikare, nk'uko byagiye bigaragara cyangwa se nk'uko byanditswe na kimwe mu binyamakuru bikorera kuri buriya butaka bwa Congo. Biravuga ko icyo gitero cyaba cyanaguyemo abantu batari bake ndetse cyangirekiramo ibikoresho bitandukanye bya AFC M23. Colonel Nanga yabwiye abanyamakuru hano mu mujyi wa Goma ko AFC M23 itazakomeza kurebera ibyo bitero kenshi bihitana n'abasivile b'inzirakarengane batagakombye kuba bagwa muri ibi bintu. Ni nayo mpamvu rero yakomeje kugenda avuga ati leta ya Kongo sinzi impamvu noneho bari gukoresha iyi gahunda. Yakomeje agira ati niba Kinshasa ikomeje guhungabanya ibiganiro, turakomeza urugendo rwacu twerekeza i Kinshasa, ntihazagire umuntu uza kutubwira ngo duhagarare. Ariko kandi n'uyu Bernard Bisimwa nawe wari uri kumwe n'uyu Colonel Nanga mu iki kiganiro bagiranye n'itangazamakuru, yagize ati ubu turasubiza igitero icyo ari cyo cyose batugabaho ku butaka, niba ibyo twagiye dusezerana byose nta na kimwe kiri kubahirizwa. Murumva ko n'ubundi abangaba ibingibi ubwo babishyize ahagaragara, iyo bakoze inama nk'iyingiyi cyangwa se iyo bakoze ikiganiro bakagikorana n'itangazamakuru, bari kugira ngo nyuma y'ibindi byose biraza kugenda byumvikana. Ubwo namwe murabizi uko ahangaha byagenze. Ntabwo ari ngombwa ngo twongere tubive imuzi n'imuzingo, ibikorwa birivugira ubwo baba bashatse kugira icyo berekana muri makeya. Ubwo nanjye rero reka mbashimire mwebwe mwari muneze amatwi, babwire ngo Imana ibahe umugisha, tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Ariko kandi nkomeza no kugenda nibutsa umuntu uwo ari we wese ushobora kuba ageze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Hagume TV akaba atarakora subscribe, nabikore kugira ngo tujye twibanira muri aya makuru tukugezaho uko bwije n'uko bukeye, kuko twebwe gahunda ni ukukugera aho utabashije kugera kandi tukakugererayo buri munsi. Reka mubwire ngo wakoze, Imana iguha umugisha. Njye mvuga kuri mikoro, ijwi ntago rihinduka, ni rya wa muhungu wanyu. Asante sana.